ko filime bayise. Hano hari ufite Bibiliya, ibitabo bari kumusaka. Bibiliya yera. Muri Bibiliya harimo udufoto. Baramusaka. Umukobwa nawe wambaye nk'abamansera, ni umumansera ubu nawe to. I'm sorry, but how much longer will this take? Isi bintu biratwara igihe kingana iki? Gotta take my vows tonight, and I Iri joro ngomba kurara ndahiye, ni umumansera utararahira. Do you speak English? Uvuga Icyongereza? It's extra work now when someone arrives. Ihangane haba hari akazi kenshi. Madakwaguza itike iza gusa udafitiye gusubirayo. I ask if you're learning Italian. Ndakubaza wize Igitaliyani? I'm trying, but it's a lot harder than I thought. Igitaliyani kiragoye kurusha uko nabikekaga. So this convent, they bought you the ticket? Bivuze ngo abakohereje hano bakuguriye itike yo kuza gusa nta gusubirayo. Yuje mu gihugu cy'abandi ufite itike yo kugumayo gusa nta yo gusubirayo bakeka kuzahaba cyane. Aren't you? Uri mutonya ku buryo udakwiye kuba umumansera. Pega ukuntu wiyangije. Bari kuvuga mu Kitaliyani atabyumva. Bega rero ko bati mbega umukobwa mwiza duhombye. Hard decision. No mwanzuro ukomeye kujya mu kimansera. Don't think of it like that. Je ntago ari ko mbibona. As a decision. Je kujya mu kimansera ntago mbibona nk'umwanzuro umuntu afata. Ni umuhamagaro. Very well. Kiza cyane. Bamutereye maje mu kimansera bari bamucika kumukika umukobwa mwiza nkaho agiye mu kimanse. None ikindi ruhande kika kivuga mu kivuga mu Gitaliyani ngo mbega igihombo ukuntu duhombye. Amaniga mbega. Ariko ngiye buramba numva abakobwa bose bakigiriye kwibera abamasera. Cecilia tubari bamwita Cecilia mu manseruje. Cecilia bimeze bite? Ba Cecilia mwese ubwo ndabasuhuje. Uyu ni Cecilia. Yeah. Yafashe inzira. Baramubwiye atari ku ntabwo uri mutonya wo kujya mu kimansera. Menya muri biriya bihugu umuntu ajya mu kimansera maze gusaza yarariye ubuzima. Niki? Sinzi. Umukobwa yarerekeye ariko waravuga ati kujya mu kibikira ntago ari ibintu by'umwanzuro bigoye gufata. Umuhamagaro uba wiyumvamo. Buriya nanjye njya kujya mu bintu by'ivuga butumwa. Ntago biba ari akazi cyangwa umwanzuro. Umuhamagara Imana iba yaraguhamagaye. No. Nawe ukita butikara. Karame mubyeyi. Chegaki. Yeah. Barakwereka umukobwa yaje hano. Yaje mu kimansera. Abamansera bagira ibigo byabo. Bagira ibigo byabo babamo kugira ngo bihe Imana kuko bakomeze basengera isi n'abayituye. Yeah. Da questa parte, sorella Cecilia. Uracakora ino Cecilia we. Kuvangamo n'agataliyani. Cecilia yaje mu kigo cya Mansera ni ikigo kinini cyiza. Hey. Sorella Cecilia. Mansera Cecilia. Mother. Je banyita Revera Mother. I tuoi occhi risplendono della luce dello Spirito Santo. Neza amaso yawe kugaragaza umwuka wera ukurimo. Sono qui direttamente dal paradiso. Aspettavamo con ansia il tuo arrivo. Twari dutegereje kuzaza pe. Tugutegerezanyirije amatsiko. Bari kuvuga ikiri matumva. She says you're pretty. Ari kuvuga kuri mwiza muri make. I'm Sister Cecilia. Mansera Cecilia. Isabelle niko nito. Mostrare a Cecilia la sua camera? Ereka Cecilia hano ari burare. Prepararsi per la celebrazione di questa sera. Stai al tuo posto. Tumutegurira imyiteguro nijoro. Let me show you to your room. Yimwereke icyumba cyawe. Our Lady of Sorrows was founded in 1632 as a refuge for elder sisters. Bamuzanye hakuri no. Position to heaven. It's really beautiful. Yes. Hano hano ni heza, yego ni heza. And we work hard to keep it that way. Ndetse dukora cyane kugira ngo hano hano hagume ari heza. This should be a pleasing environment to help distract from. Ndetse hano hano hagomba kuba heza kugira ngo haturangaze, haturinde n'indwara n'indi mibabaro yose ya hano. Even Catacombs? it's off limits. Ariko numvishe ngo hari umutagatifu ushinguyemo hano. Ashinguyemo hasi ariko ngaho ntabwo twemereye kuhagera. Ciao. The one in the wheelchair, her tumor has metastasized, so we expect her to meet God by the end of the week. You talk about us so casually. Death is a part of everyday life. Ata
hano hari umumansera dufite urwaye turitegura ko icyumweru kizarangira apfuye kuvuga gupfa nk'ari ibintu byoroshye ati gupfa ni kimwe mu gice kigize ubuzima bwacu bano bamansera baba bararakaye shawo ako jya wibaza ahantu haba hatanashye urumvisha zari bari hari Careful of this one, Chief. yeah. yaje hano abamansera bari kuririmba abamansera buriya bagira ukuntu bagira amajwi meza yeah. harya abamansera nabo baba muri kuva we cyangwa abapadiri nibo baba hitwa muri kuva abapadiri baba muri kuva ubwo abamansera ni muri kujya Prayer begins at 5 a.m. amasengesho mu gitondo asangira saa 11 za mu gitondo Dietary restrictions. ugomba kuba wazindutse nimba hari ibintu byo utarya bigutera reje ugomba kubivuga mbere kugira ngo batabikutekera yaje kuryama hano abonye cyitwa igitanda ubundi umwana w'umukobwa yakaba yarara hari kamaninje yinarara ku bitanda binini. You're very sweet. Nishimiye kuba ngiye kubana namwe hano umwana mwiza kuba nkubwiye ngo umwana mwiza ntago ari ukugushimagiza Feel very romantic. uri kumva hano hantu uje ari ibintu byiza ariko muri bwo buzima bwacu Promise you work as hard physically. akazi kano karakomeye amafaranga mutima urakoresha yaba imirimo y'ingufu I'm not. nizere kutazananirwa ngiye ntago nzananirwa mansera umeze You do not have to. wa mukobwa ijoro ntago ari ngombwa ngo urahira indahiro yo kuba mu mansera God will forgive. ushatse wasubiraho uturutse Imana yazakubabarira niyo magambo Think he has sufficiently prepared me. oya Imana yaranteguye bihagije ku buryo ntasubira inyuma hari umatse ubwe tuwa mukobwa we ushatse wakwisubiraho uvuye apana kurahira iriya ndahiro abamansera barahira indahiro nyine nkuko umugabo ajya mu rukiko n'umugore bakarahira bakavuga ati ngewe nawe akaramata tuzabana akaramata mu bino mu byiza nabo barahira indahiro nk'iyo bavuga ati ngewe sinzashaka sinzagera gutya ari hano romansera waje kwinywera urumogi bita Sorry. No, it's fine. neza bite ni sawa Cecilia, yewe mansera Cecilia waje Darina, you can call me. banyita Darina ariko abenshi banyita Gwen Where in the States are you from? just outside of Detroit. uturutse n'urutsanzi ya Detroit muri Michigan Are you from around here or? Closer to Milan? You're far from home. uri kure y'iwanyu My parish closed. Did the priest get in trouble? No, nothing, nothing like aho uturutse hari bazo oya ntabyo that. And that church was my family, my home. aho naturutse ari urusengero rwanjye ari mu rugo But then Father Tedeschi, he reached out to me. nibwo padiri Tedeschi yambwiye atari kwazizi naha kuba mansera uriya mupadiri afite impano yo kurokera itaba mansera pe Bring out broken birds. azi kureba cyane cyane abakobwa bafite ibibazo akaba ari bashuka bakaza mu kimansera wumva amagambo y'ababikira kabuga beza I didn't want to offend you. ntabwo nashaka kurakaza ariko ibyo nkubwiye That maybe we are all head case. ndakeka twese tuba dufite ibibazo bituma kenshi tujya mu kimansera wumva ufite nk'ahantu ushaka guhungira Both. ati njye ndi byombi Next time if you want you can lock the door. ubu utajya ufunga umuryango umuntu aje kwinywera urumogi rwe utazajya umubangamira umukobwa yaje gutama agakanzu kababikira ababikira buriya barambara bakikwiza baba ari abana beza bagira n'umutima mwiza turabafana turanabakunda gusa abahungu benshi hano hanze mba numva bo batabyishimira nyine nzajya mbavugira ariko ngiye n'ukuri ndabishimira amanseri mujye mudusengera mudusabe akwereka turi mu kigo cy'abamansera siko bano bantu ariko aribo basengera ibihugu ukabona biri gutera imbere kubera amasengesho yabo bihaye Imana umukobwa aje kurahira indahiro ituma aba wiyeguriye Imana bihoraho umukobwa yinjiye mu rusengero rw'abamansera aje kurahira biba ari imihango ikomeye cyane y'umansera yarahiye haba n'ibirori biba byabaye nk'ubukwe nyine uba wemeye gushyingiranwa n'Imana nimba ariko nabyita umubiri wawe ukazawurinda bya bindi byo kuvuga ngo abagabo n'ibiki ukiha Imana ukabona urebye neza nanjye niyo nzira natangiye nuko ngiye ndi umugabo ariko nanjye burandi nk'umumansera nyine mansera Cecilia Padiri Tedeschi ni byiza kongera guhura nawe noneho amaso ku yandi ni byiza kuba tugufite hano Professeur wo muri Agasobanuye paperi yagarutse ari padiri we Kose. none se ubutaliyani bwagufashe gute bwamfashe neza ndaza kuba ngusemurira Professeur nawe akarimo cyane yagarutse ari padiri ni nawe warokirisa n'umukobwa muzana Nel nome del Padre
izina rya data Figlio na mwana e dello Spirito Santo. umwuka wera ntabwo avuga umwuka wera na roho mutagatifu. Rallegriamoci. Rallegriamoci. È giunto il momento delle È nozze. giunto il momento no. Ibintu ntabyo nzi. Ecco le sue spose, Ibi ntabyo nzi. pronte. Pronti. Let us rejoice, for Reka the twishimire Lamb has kubw'ubukwe bw'umwana w'intama uje brides have made themselves ready. ndetse n'umugeni we tugiye gutegura. Baba bagiye kugushyingira umwana w'intama. Sorella Cecilia, Sorella Cecilia, Mansera Cecilia. seguire l'esempio di Cristo e vivere senza beni materiali. Questo è il voto di povertà. Do you promise to follow Christ? Yesu urasezeranya ko uzakurikira Kristo Life devoid of money. ubuzima bwawe bwose ukabumwegurira nta kindi kintu ukeneye. Free yourself from the demands of a human relationship. Yesu ukirinda kuba wagira umuntu mugirana umubano mukundana. Shall come again. Ibyishimo byawe uzongera ubisubizwe n'Imana nyuma. Chastity. Mu bukene ibyo gusambana ukabireka. Mbega ntuzagire uhura n'ibyo bintu by'ubusambanyi ukarahira ko nta mugabo muzigera muryamana, ukarahira ko uzakunda Imana n'umutima wawe wose, ndetse ukarahira ko utazigera urenga kuri iyo ndahiro. To fulfill your vows. Imana izaguha imbaraga zuzuza iryo sezerano usezeranye. Hari ubusezeranye. It's light for the world to see. Reka urumuri rwawe rukumurikire ubashe kubona isi neza. Bahise baza kurya no kunywa n'iki baserebura. How are you feeling? Urumva umeze ute? Full. Yana ndahaze pe. Yeah, we don't really have anything like this back home. Twebwe mu rugo ntabwo dufite ibintu nk'ibi. This is your Cecilia ubu hano ni iwanyu. Kandi mu bapadiri bari kunywa akantu basoma kuri ka United Gin. started here. I didn't Nanjye nemeze nkaho ngitangira. to be a priest. Ntabwo nakuze nshaka kuzaba padiri. Career was in sciences. Ye kariyeri yanjye ya mbere nakuze nari umunyesiyansi cyane cyane muri biology. I was almost 2 decades in, and I couldn't understand the world any better than back when I was in Sunday school. Ariko nanone ngiye muri siyansi ibintu bya siyansi byaranshanze kurusha uko nasobanukirwaga ibintu nkijya muri za Sunday school. He brought me here. Imana iranyobora inzana muri ibi ngibi nkura muri siyansi. Ko Mana yanjye kaninywere United Gin. Bibaze ko n'amansera bayinywa ari kuura aho ngaho. Oh, sorry, 2 glasses in and I can't stop talking about myself. I'm so No, sorry. it's Nanywe ibirahure bibiri bya United Gin none nkomeje kwivugaho nivugaho nkibagirwa kubaza amakuru yawe. Decision. I mean, Byarakugoye. yes, it seemed so. Byasaga nk'ibigoye bwa mbere kibimbwira unzi mu kimansera. Opportunities back in the States. I didn't feel like that's what God saved me for. Nubwo muri Amerika hari akazi kenshi umuntu yakora, ariko mba numva ko atari Imana yari yarampamagariye. It's too personal. No. When I was 12 years old, Mfite imyaka 12. there was this part of the Saginaw River that would always freeze over. Hari ahantu twakunda kujya hitwaga Saginaw River. And Hakonjaga it cyane. was, I would Uko hanze habaga hakonje kose. Ngiye narasohokaga nkajya gukora mu rubura. take my gloves off Nkakora mu rubura nkakuramo gazanjye in the ice and kugeza ikiganza cyanjye gitangiye I couldn't feel any. kutagira icyo cyumva. I don't remember the ice breaking. I remember this sharp pain of cold. Ati ndibuka nigeze kugagara ndagagara imbe irankubita Tried ndi to mu rubura. me, but my heart stopped for almost 7 minutes. Abaganga bantwara muri ambulance barambwira ngo umutima wanjye wahagaze iminota 7 urumva uyu mukobwa yigeze gupfa iminota 7 arongera arazuka we. It saved me for a reason, but Nkeka ko Imana yantabaye kubera impamvu. I'm still searching for what that reason is. Ariko iyo mpamvu Imana yantabaye niyo ngishaka kumenya ni iyihe. Now, will you excuse me, please? Nabo ndetse mbe ngiye gato njye kwiyongereramo ka United Gin. Umukobwa yaje hano. Rebe, hano yumvisha uri kurira. Yumvisha uri kurira. Hey! Yumvisha uri kurira. Zana rebe. Ninde uri kurira bimeze bite? Ciao? Yeah. Yaje hano yumva amajwi. Yumva amajwi.
sanga ruri gusenga aryamye. Ubundi wabonye uburyo bwiza bwo gusenga ujya imbere ugenda ukikubita imbere y'Imana. Hano ruri gusenga aryamye atyo. Are you okay? Meze neza. Mumasanze hano meze neza. Hindukiye abantu maso hano yambaye ikintu ku maso. Look at smell. Kanji kusana umufasha. Utarajya kure. Reverend Mother, Mamiya. I heard her cry. Namwumvisha ari kurira. Bimeze sawa. Qualche volta ci facciamo prendere dall'emozione. Rimwe na rimwe hari igihe amarangamutima dutwara. You have Karira ugasenga. Hari ikibazo ufite? Igihe umuntu asenga uko ashaka akagikubita imbere y'Imana akarira, ntabwo urajya gusenga ukarira ukumva emosiyo ziragufasha. Amujya mwibuka kunsengera we abantu mureba Agasobanuye. Uko mugiye gusenga ujye uvuga ati Mana roki komeza umufashe, roki mutemo, ujye munsengera. Elena, madre di Costantino. Sainte Helena, Portò da Gerusalemme. Madame Constantino, kano kantu yagakuye Yerusalemu. Gafati. Uyu musumari wavuye Yerusalemu ni umusumari muremure wa 20 Aperto sulla croce. yababariye ku musaraba. Mwereka mu kiganza. Yababariye ku musaraba. Uyu ni wa musumari bajombye Yesu Kristo ku musaraba we. Uyu ni wa musumari bajombye Kristo ku musaraba se. Hey, musumari bajombye Yesu barawuzanye cyane. Uyu ni wa musumari bajombye Yesu ku musaraba. Per i nostri peccati. Ubwacu kubw'ibyaha byacu kubw'agakiza kacu. Yajombwe no misumari. Uwo musumari Kiliziya irawubitse. Del suo amore. Mu izina ry'urukundo rw'uwo muntu wadupfiriye. Iyi ni impano nguhaye. Yesu love. Yababaye kubw'urukundo. Yabaye kubw'urukundo. Agifata umusumari bajombye Yesu Kristo mu. Urumva rero n'amaraso Yesu Kristo. Umukobwa yese yikubita hasi biramurenze. Gukubitana n'umwe mu misumari bateye Yesu Kristo. Harimo ngo umufundi yibye. Bafundi kugezana n'uyu munsi ngo niyo nyatsisha ibariho n'abayenjiniyeri bose. Ba Kennedy. Mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bless me, Father, for I have sinned. Mumbabarire 3 days. Padiri kuko nakoze icyaha. Maze iminsi 3 naza gusaba penitensi. Nyine I was careless last night. ijoro ryahise nta kintu nitayeho nari I must have drank too much wine and embarrassed myself. nanyweye ibiyoga byinshi biransindisha nikubita hasi imbere ya Mameya. Nikubita hasi kubera inzoga nyinshi nanyweye United Gin nyinshi. I promised to carry myself with grace because I want nothing more than to belong here. Ndaza kugerageza nitware neza kuko nta kindi kintu gifite agaciro kurusha kuba hano. Mumbabarire nimba nabasebeje pe. Kureba Padiri ntari kumwitaho. I'm sorry for these. Mbabarire Padiri, mbabarire. Buke twe muri Kiliziya turagenda tukabwira Padiri ibyaha n'ibicumuro byacu akajya kudusabira imbabazi ku Mana kuko twebwe nyine buriya kwigererayo biba bigoye. Ajya kubona Padiri ari kugenda yicariye abona hano ari kubareyare. Padiri atavuye harabona Padiri buri wirengero. Turashize. Hello? Abuze Padiri bari bicaranye. Mama we turano isi yisanga urebe filime kureba imbere hari abamansera bahagaze imbere bambaye ibintu ku maso bamutanyura iminwa urebe filime turabantu bamuri imbere mukobwa ukigera mu kimansera bakurayo icyuma barajomba yarotaga yarotaga kandi yagiye gusaba penitensiya buriya nanjye niko mbayeho nenda nka Padiri akansabira agapenitensiya da arakuzaba penitensiya n'ubwo ati nta kawayini karimo se nta maraso ya Yesu Kristo mwasigaje n'umubiri we ngo turebe ibyo ari byo. Rebye imbere ye bunari umugore uhagaze imbere. Turashize ahari ryamye nibwo kigera acanye itara aramubura kandi namubonaga nawe yamubonaga namwe mwamubonaga
canye itara aramubura ariko ndi kurota cyangwa biraba bavuga ko ngo ubundi warose nabi burinda bumukeraho bwarakeye koko. Buongiorno sorelle. Oggi per voi Yaramutse Mansera. Uyu munsi turatangira ubuzima bushya. non sarà facile. Uyu mwaka ntago uzaborohera. Il vostro proponimento. Abenshi muzanibaza nimba umwanzuro mwafashe uranyawo. Perché siete venute qui? Abenshi muzibaza impamvu mwaje mu kibikira. Voi non avranno la forza spirituale. Kuko icyo gihe muzamutarakomera mu byerekeranye n'umwuka. Ma vi posso garantire. What does she say? Ari kuvuga ngo iki? God is good. Ari kwanga Imana ni nziza, Imana ni igitangaza arabeshya. La voce di Dio. Umutwe uri kurya. Christ. Wanyweye amaraso menshi ya Yesu Kristo. Baraseka ngo umutwe uri kumurya banyweye amaraso menshi ya Yesu Kristo. Senta sorella Gwendalina. Gedari urabona bintu bisekeje ndi kuvuga. Così. Mumbabarire. Qui di questo lato sarete con me. Mentre di qua servirete con sorella. Aba barakorana nanjye, abandi baraza gukorana na Isabella. Oya. Isabella vayo. What a blessing to mentor you both. Rero ukuntu ari byiza kuba ngiye kubabera umuyobozi cyangwa se umujyanama. Vibratore. Yarakaye wagira ngo vibrator yashizemo umuriro. Nothing. Umvura mu Mansera wa undi nguru mujye kuntu yavuze. Ni mu Mansera baduhaye ngo tuyobore. Yarakaye wagira ngo vibrator yashizemo umuriro. Vibrator nimba ari ibiki? Ako bara mwe mubizi. Hey, kumbe. You want to hang the larger items to Hano habari abandi bamansera barwaye mugenda mukavura mukitaho abashaje mukabarwaza mugafura. Abamansera bagira imirimo nyine baba bari gukora. Saa sita zagera mukajya kurya nk'abanyeshuri ku murongo. Sia ben affidato al Kagera gutyo bizi. un gran passo. Hano rero niho tuza kubagira inkoko. Inkoko igiye kwibaga uyifata gutya. Abamansera bari kubigisha kubaga inkoko. Hano hari abakecuru baza bakitaho babashaje b'abamansera bagenzi babo. Ukurwazanya bari wo muryango nyine. Yeah. Rema mbona abamansera banabayeho neza. Wa mumansera yarapfuye bari barwajeho umukecuru. Yarapfuye. Hano wari ugiye kubaga inkoko. Wa mukobwa wacu Cecile barambwiye ngo nabaga inkoko. Bapi nge nago nabakata inkoko y'abandi. Burangiye n'umubusi nabasha kuwica. Ntabasha kuwurema gusa nawicira iki. Dore ukuntu Isabella mureba. Isabella ni wa mujyanama wabo. Yongeye guhindukira buri Isabella. Turashize. Ariko ninjye ufite ikibazo n'amaso yanjye atareba. And the sun and the hope. Izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umukobwa yagiye kuryama arasenga. Ibintu byanyu byo kuryama mudasinze. Mukabyuka ni musenge. Mukajya kurya ni musenge. No uburenganzira bwanyu nicyo kintu nashaka gusorezaho. Gerega nago nshaka abantu benshi mu ijuru. Shako nzigirayo mwesinzi byanyu nyine ubwo aho mushaka kuzajya. Karifabu we. Do! Jamyano ruwaje itamubaga. Bo Mansera yamukasa umusatsi. Kari yamukasa umusatsi. Ti adoriamo tutte noi. Mansera. Let's get you to bed. Reka tukujyane kuryama. Tukujyane kuryama ni umukecuru Mansera usa nk'ufite ibibazo hano. Hari igihe umuntu agenda akagira n'ibindi bibazo rega ntiwamenye umuntu amaze no gukura. Kandi ukubera amaze gukura mfite ibibazo by'amafaranga. Mwumva ubwira ntimwanguriye abonema mwokabyara. Santa Cecilia. Mutagatifu Cecilia Imana iguha umugisha. Uyu mukobwa bamwita ngo ni Mutagatifu Cecilia niko no mukecuru ari kumwita. Ijoro ryiza Mansera. Mansera nuko aryama ibirenge byarabyorosora. Mukobwa vayi riya mu birenge bya Mansera abona hari ibishushanyijemo. Turashize mu birenge by'uyu Mansera hameze nkaho harimo ikintu kimeze nk'igisaraba we. Hameze nkaho harimo ibintu by'imisaraba wagira ngo ni ibintu by'inkovu ariko nanone by'imisaraba. He could have worse. She could have given you bangs. Yari kuba yanakugiriye nabi ahubwo. Not joking. Ari kubabwira ukuntu Mansera musanze mu buriri. Bottom of her feet. Nabonye afite inkovu munsi y'ibirenge bye. It's not what you thought it would be, huh? Uko bitekereza ntago ariko biri. No, it's definitely different. Hano hantu hatandukanye nuko ntakekaga pe. Where I came from, though. Nanjye mba numva nakwisubiriraho navuye. What do you mean? Ushaka kuvuga iki? There is a boy. Hari umuhungu twakundanaga. What happened with this boy? Byamugendekeye bito umuhungu. Umva impamvu yaje mu Kimansera. Uwo muhungu yarankubise. I hit him back. Nanjye ndangije ndamwishyura ndamukubita. Once I left him, I went. Bitana na mwanga turatandukana. You know.
mpita njya ahantu ngo bangira inama depression mfashe nkasanga ababikira. These women have a very good life. Mbonye ababikira kubera nifite depression y'umuhungu wambabaje. Ndavuga n'ababikira banibereyeho neza, nta stress z'abahungu bajya bagira, biyambarira neza. Ndavuga ni bano bantu nyamara nabajyamo. Nuko nagiye mu kimansera kubera depression y'umuhungu wambabaje. Ndavuga ni mu mansera nta muhungu uzongera kumbabaza. Umva ukuntu abantu bajya mu bimunci. Be responsible. Nuko yaje mu bamansera ahunze depression z'abahungu none ari kwibuka ko abahungu bose atari abana babi. Oh my god. Yatangiye kuruka. Are you okay? Zeneza. Yatangiye kuruka umukobwa wacu. Kansera Cecily kamamagare muganga. Atangiye kuruka maze iminsi mo hano mu kibikira. Barakwereka yise kwa muganga. Hano bafite makano kakayimfurimori. Bamutumye umusarani. Iyo bagoye kari agacupa baba bagutumye umusarani. Muri make mu Kinyarwanda tutavuze mu Kinyarwanda baba bagutumye toilette. Baba bagutumye wese. Sinjye mbona imisarane ariyo Nyabugogo amatoilette babanditseho ngo uyu ni umusarane rusange. Uriya rero niwo baba bagutumye ngo ugende uteruruza. Abaganga kuki batube umusarane kari wese muri rusange. Misarane rusange. Kuki bira bintu batuma babyita umusarane. Hano hari igisiga cyaje gikubita ku idirisha. Vieni con me. Cecilia ngwino tugende. Igisiga cyaje gikubita ku idirisha kigongaho kita gica ishene. Iyo hano twari turi Syria. Filime baramushoreye. Kingura hano. Arinjira. Vostra Eminenza? Musenyeri we, musenyeri yahageze. Musenyeri. Ebe. Musenyeri ashyiraho intore. Ripetimi i tuoi voti. Avuga igitaliyani. Could you please tell Cardinal Merolari? Cardinal Merolari wamubwira indahiro warahiye uza mu kimansera. Indahiro. Yega indahiro warahiye. Uza mu kimansera. Zibwire Cardinal. I swore 3 vows. Narahiye indahiro eshatu. Of obedience. Harimo kubaha, ubukene ndetse no kutaryamana n'umugabo. He's asking if you have. Arakubaza ndabyumvishije. I have been obedient, Your Eminence. Yego narubashye. Il tuo voto di povertà. Wibashye indahiro y'ubukene nariyubashye. Sei rimasto. Nta kintu nifuza. Ibyo kutaryamana n'umugabo. Sorry, why? Kuki mumbaza ibyo kuryamana n'umugabo? Answer the question. Subiza ikibazo Cecilia. Waryamanye n'umugabo? Of course I've been chased, Your Eminence. Uja rwose ngiye narifashe ntabwo nigeze ndyamana n'umugabo. Giunta carnalmente. Cardinal Before arakara. you arrived, do you have? Okay, mbere kuza mu kimansera hari umugabo mwigeze muryamana? Congress. Kwiki? No. Uja. Mai avuto rapporti? Cardinal avuga. Have you ever had Congress? Base kuva vuka wararyamana n'umugabo? Broken my vows. I've never been with a man or. Ngiye ntabwo nigeze ndenga ku ndahiro narahiye nta n'umugabo n'umwe turasambana. Ntabwo baguhana vugisha ukuri. Ntabwo ndi kubeshya padi. Ntabwo ndi kubeshya padi. What is Ese nibiki bijya mbere? Mu mansera no batangiye kubaza ngo hari umuntu mwaryamanye. Amaze guhakana kivuga ngo nta muhungu n'umwe nzi. Nta muhungu n'umwe nzi. Bahise bazana ikimashini. Ba mu mansera bita Isabel. Dottor Gallo l'ha visitata? Ubwo yahageraga. Twaramupimye dusanga ubusugi bwe buracyariho. Bigaragara ko abamansera bana bapima we. Ngo uyu mu mansera zano ngo baramupimye basanga ubusugi bwe bukiriho. Nimba babirebera he? Uwo ni umuganga ubivuze. Hari ikimashini bahise bazana hano. Byamanuye Cardinal ba musenyeri. Ora abbiamo avuto visite durante le ultime settimane. No. Hari umushyitsi ugeze usura uyu mukobwa w'umugabo arahoya. Hari amadosiye yazanye mu mansera mukuru. Babita ba mameya. Bahita bazana bya bimashini. Biriya bimashini ubundi babyita ngo ne ecography ndakeka. Ultima volta. Bireba mu nda nimba harimo umwana. Turakubaza bwa nyuma muko. Sei mai stata toccata da un uomo? Have you ever had sexual intercourse? Wigeze usambana? Why are you asking? Ese kuki mukomeje kumbaza ibi bintu? Mama!
mama we bahise bazana ekogarafi barebe mu nda ye urahakana ko utasambanye barebye mu nda ekogarafi itibereka ko harimo umwana turashize mansera arikanga muganga arikanga umukobwa ni isugi ariko mu nda afitemo umwana bimeze bite musenyeri nawe yagize mu ubwoba padiri mukuru wa paruwasi yikangamo mansera aryamye hano ni isugi none ekogarafi kumwereka ko mu nda ye harimo umwana barikanze umukobwa arumirwa cyabira byuma birabeshya uratwite questo bambino è stato uyu mwana utwite è stato concepito wamusamye nta cyaha ukoze nka kumwe Mariya yasamye Yesu Dio è testimone jewe ubu n'ubuhamya bw'Imana niboneye abbiamo assistito a Imana idoye umugisha w'igitangaza muri paruwasi yacu Imana yakwizereyemo iki ni gitangaza umukobwa asamye bunyina wa jambo ataryamanya n'umugabo ari isugi mu bagore bose bari ku isi kubera icyo ari Imana yabahisemo ngo nsame gutya si wambwiye ngo Imana yatabaye ubuzima bwawe watabaye rero ubwo buzima bwawe wakuyoboye mu nzira kugejeje aha Imana yakohereje kugira ngo umenye impamvu yawe n'intego yagutabaye impamvu Imana yagutabaye ntupfe cyagiye ukira umwana niyi hahirwa abihangana kuko aribo bazaragwa isi umukobwa yarebye padiri mukuru wa paruwasi bidatinze bahise bamwambika nka Bikira Mariya bwa kabiri indi nda y'umwuka iramanutse igeze mu isi yacu menya bagiye kubyara Yesu Pro Max cyangwa se murumuna wa Yesu we umukobwa nawe asamye atarigeze aryamana n'umugabo abandi babikira bahise batangira kumwubaha bahita batangira kumwambika bya bintu ujye ubona kuri Bikira Mariya abapadiri n'abakaridinari bose umukobwa bamushyira kuri aritari babegera imbere kuko uriya mukobwa yahebuje abandi bagore bose umugisha umwana azabyara azaba asingizwa bimeze bite undi mu Mariya arabonetse kuri iyi si yacu bamumanitse iyo hejuru abandi bamansera bicare bige hari umwana mushya w'umukobwa uje ariko wa mukobwa nk'urumogi w'umubikira we yaga byishimiye hano hari na Isabelle nawe yarakaye sinzi impamvu kubera iki barakwereka igihe cyaragiye kirica umugore indiragenda banini ageze mu gihembwe cya kabiri abagore batwite buri bakorera mu bihembwe ni nk'abanyeshuri biga bwa segonderi na primaire igihembwe cya mbere twarakize cya kabiri cya gatatu umugore yaraje araruka hano mu byarutse hasohokeramo n'iryinyo ari byo umunyarwanda avuga ngo uriya muntu ari kwitsamura amenyo akagwa ibaza ugera uruka amenyo mu menyo yawe rimwe rikagwa ubuzima bwawe sinzi ko bumeze neza icyo gihe asigaye agenda sinabwiye ngo nta kintu azabereka umugore asigaye yinjira abandi bamansera bagahaguruka nyina wa jambo arinjiye ariko wamubikira nk'urumogi bareka sha buriya bari no kumedita anywa ibimogi buriya ari kuvuga ati wawe nari na padiri cyangwa musenyeri wamuteye inda bakaba bari kudufera abanywa tabi bafite ibintu batekereza utamenya waba yinywerera urumogi rwe ubundi akaza akicara hano abandi bahagurutse ariko iwe ntacyo wamubwira kasha twarabamenye ndayo umwuka sore Mariya ko wabona ari na nuzo wayiguteye Remember, padiri mukuru wa senti iki niki baby. wakazi kawe nukwita ku mwana gusa How long before they start calling you Mary? ndabona bura gato bagatangira kujya bakwita Mariya nyina wa jambo mu mwaro